positively salute you all my people, and I am welcoming to my YouTube channel Wuna Empire. It is a platform where you can watch photography videos, but sometimes we're gonna give you entertaining videos. Remember that you subscribe to our channel Wuna Empire. If not, try to subscribe now for getting new content. Shooter umutima wose naguhaye n'umwanya wose nataye zikutaza nsiga bigoye narakoze intro kubazeyi. Now see you let me this complex. I don't think even you get it now. Castans and the bow for God's sake. I got all this mess for it. I can't longer make this mistake. Know them all pull up on me. Baby girl pull up on me. Then I'll go pull up on you. Baby girl so pull up on me. Pull up on me. Why'd you this to me? Why'd you this to me? Why'd you this to me? SMG na cosity. Why'd you this to me? Why'd you this to me? Why'd you this to me? SMG na cosity. Gira ni munda tukuri. Changwa ni bimeza Miami. Tell me what you want. Why? Gira ni munda tukuri. Changwa ni bimeza Miami. Tell me what you want. Ngira ntacyo. Ntaje. Sigira pala papa. Dona na chibute. Ayo lies. Oh yeah. Maniki sing muna nyota. Kitambali muziki muna noka. Habari niongeze. Oh. Nama kimikosi. Katakoti meni kama kanyota. Nikalaza nimaki kitanda. Mometo michezo kwenye bomba. Mama. Michezo ya zamani singa misope. Niko nyamani sana inakuwa nikote katika look. I never believed kuzanywa zisoni. Mike yegereza kumunwa. Sinigeze mbibona mu maso kuzaminduka. Ese compete money wowe wamburanye iki cyangwa nuko ndi mugufi hasi. Ese compete money wowe wamburanye iki cyangwa nuko ndi mugufi hasi. Ngaho mbwira impamvu mwifatika yatumye unkatira ukansiga ndimo ndira. Babwira muri kamera. Ngaho mbwira impamvu mwifatika yatumye unkatira ukansiga ndimo ndira. Yo ziriho tujye tudata inkonda none uri kwangiza inote sundi ubwo ni mwebwe ninde basaguriye inote. Yo vuga numve ubagira Bible zunguza imisatsi nka nka bomarire ukuriri intore zikomwe. oya na stress ni udakunze ibyubona ngahigendere ubundi nabidenze kandi no stress. oya na stress ni udakunze ibyubona ngahigendere ubundi nabidenze kandi no stress. Namwe mujyemo namwe mujyemo mugende muririmba nkari. oya na stress udakunze ibyubona ngahigendere we ndabujyamo ubundi nabidenze kandi no stress. umusirikare uri muri njye ntayijyana cyane mubi imbarutso ndakirigita agoho nta mwanya mfite wo gutaha. nambara bujyana izo zihinduka gusa roho y'umusirikare iri muri njye nahijyana cyane mubi imbarutso ndakirigita agoho nta mwanya mfite wo gutaha. ndavuga ngatego sana ndakuzanye sinzi umwana kuvuga ni mu mutwe kuvuga ni ibikorwa cyabwira vuba jama batwita brapa bitiwe na agatima karatera beat kanyituza mafro muri beat gutigita amagambo natigita umubumbe bikanga gakomeza agatigita mwegeto abakobwa babroga bamvagiwe sana kubera cyo matsinda sindagira ubudaje. ndavuga ngatego sana ndakuzanye sinzi umwana kuvuga ni mu mutwe kuvuga ni ibikorwa cyabwira vuba jama batwita brapa bitewe na mafro yo chosen wabakaye mariko wogon. I never believe kuzanywa zisoni sinigeze mbibona mu maso
kuzampinduka ese ko mfite money wowe wemburanye iki cyangwa nuko ndi mugufi hasi why do this to me why do this to me why do this to me ese mbwira nakoze iki Gira niba nkunda by'ukuri cyangwa ari bimwe by'amayeri tell me what you want why if you change your mind every day my honey nakubwiraga ko ngukeneye none ubu urahindukiye uransize my darling tell me why every day nibuka y'amajoro turi kumwe none now I miss you my darling my honey every morning ni wowe natekerezaga ewan guys mutangira mutwibwira nyine mubanje kuvuga ga freestyle mwaje mumbwira ko muri abasani mwawe ndashaka mubanze mutwibwire ese muri bantu iki ntago tubazi abakunzi abantu badukurikiye ntago bazi ngo abantu turi kumwe ni bande murabanza mutwibwire utubwire amazina yawe gucyo birangira ubwe na mugenzi wawe natugenda tubwira ubundi mudusangize icyo mwatuzaniye. Hello everybody, amazina yanjye ni Rada Melody, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba ndi n'umuhanzi. Abantu babizi ko kuri MISK TV cyangwa se Banga Films Empire mubona amafilime tugenda tunyuzaho, tugenda tunyuzaho. Iyo channel yanyu yitwa munyuzaho filime MISK TV. MISK TV. Ubwo ushobora kubashyigikira yajya kuri MISK TV akabasha gukurikirana filime zanyu mugenda mucishaho. Yego. Okay. Nkaba ndi n'umuhanzi, tukaba twarakoze indirimbo bita Why. Yo chosen. Tell him. Mubi cyane. My name is Chosen Kata. Nkabangina filime tunazandika. Kuri iyo channel muri bashigikira bahungu bacu. Yewani. Kundi tukagenda tuzamura tugafashanya muri rusange. Mukaba muri kumwe na Kenzo Comedy, nkaba ndi umukinnyi wa filime. Ndetse urabona aba bose turakorana, abashaka kudushigikira bakomeza nta kibazo. Mwatubwiye ko muri n'abasani hari indirimbo mufitanye uko muri batatu se? Tanye turi babiri, uyu mutipe wundi wo ntago arimo. Hari undi wagiye gushugurika hirya no babiri mufitanye indirimbo hano barahari? Turahari kabisa. Okay, muyirutemo. Tangira dukubita freestyle twumva. When you this to me, when you this to me, when you this to me, sembwira nakoze iki, mbwira niba nkunda by'ukuri cyangwa ari bimwe by'amayeri, tell me what you want, why if you change your mind every day, my darling, tell me why every day nibuka y'amajoro twabanye turi kumwe. Why do this to me? Why do this to me? Why do this to me? Esemgira nakoze iki? Why do this to me? Why do this to me? Why do this to me? Esemgira nakoze iki? Gira niba nkunda by'ukuri cyangwa niba bimwe by'amayeri, tell me what you want. Why? Gira niba nkunda by'ukuri cyangwa niba bimwe by'amayeri, tell me what you want. Let me know if you change your mind every day, my darling. Nakubwiraga ko ngukeneye, none ubu urahindukiye uransize, my darling. Tell me why every day nibuka y'amajoro twabanye turi kumwe, none now I miss you, my darling. Hanzi mukina na filime se mubona ibi urugendo hari ikizere mubona imboga mujya muhura nazo wenda ku buryo mujya mugira gutya bikaba byabata intege cyangwa se mukaba mwabona motivation nagira mu bidusangiza kugira n'abakunzi badukurikiye bakunda bamenye ngo ibintu biteye bite. So imbogamizi ntago zabura, abantu bayihura nabo bakaguca intege bakavuga ati ibyo urimo ntaho byerekeza, gusa iyo umuntu wese abisobanukiwe abazi byari byo, ariko n'abandi baragenda babona impinduka uko biri kugenda.
gusa gucika intege kuko ntabwo umuntu aba agomba gucika intege kuko bakora urugero ba Kiramani bansabi bose hari amusanze twakuze tubari umukinnyi wa filime ukunda cyane hano mu Rwanda ninde ukunda cyane kurusha abandi uramu type bita Regis ndamwemera cyane kabisa Regis uramwemera cyane bra vibe bafite nka filime wabuzi Regis akinamo kubera ukuntu umuflowing filime nyinshi mba nzizi nubwo mba ntakwibuka amazina neza ariko ama movie menshi yenda ndareba na Kiramani nkamukurikirana cyane honese mu bari n'abategarugori nta rumufana urimo bra Miki nawe ndamufana fresh kabisa nababwiza ukuri no mu actrice mwiza cyane kabisa bo uwo muntu ufatira nk'ikitegererezo ninde nakubwiye Regis ariko hakurikira mugabo Kiramani ukuva Kiramani arakwinspira aranyinsipira cyane kabisa nari umuntu utuma nkora cyane kabisa ukurikiye n'amateka ye nuko byagenze nuko yatangiye naha amaze kugera aka kanya ubona ko bitanga icyizere cyane kuko ntago byatuma ibyo bintu byatuma ucika intege tuba tumureberaho twavuga tuti natwe tugomba kubikurikirana fresh ubona ko natwe ibikorwa dukora abantu baba bari kubishima nta kibazo kabisa yego iyo umuntu afite ikintu agiye gutangira muri rusange aba afite umuntu w'icyitegererezo nk'umusani nk'umuhanzi ufata nk'ikitegererezo ninde umuntu nyine umuhanzi kwestira ku buryo imiziki yawe nawe wumvisha uvuga ati nanjye ngiye kujya muri iyi nganzo ndebe ukuntu byifashe uko byagenda ni benshi kabisa abahanzi bo ni benshi ba Buda barahari hari Norese uririmba ihe njyana zose ngenda ndaziririmba zose zigiye zitandukanye nyinshi ndagerageza kabisa hip hop nagutamo afrobeat nkagutamo akaririmbo kari romantique nagutamo fata biragoye aha dukubitaga freestyle kindirimbo zawe bembe disi ni wameze bikari uguhaka gifuta shaka kamunani kumenyera imana sinza kwicaza umusambi nza guhaka morali ngo curangire gitari mwaro tarangwa n'ubugwari nza gukunda till I die I'll be there for you stay into my heart stay on my side uzabaze papa unabaze mama barabizinda gukunda uburyo gukunda n'abakora agatima karatera busy kabizuza amafro reba muri kamera tegita amagambo ategita umubumbi bikanga gakomeza agategita mwegeto bakuba blog bashiki bacu bamwe bakatwita amaganya bagakwiza gahunda zestaye mwebwe mudukurikiye kano kanya muri kuri one Empire ukuntu gahunda zimeze dufite filime turi kwandika igiye gusohoka bita inkuru y'agahinda turi kuyandika iri hafi kuza n'indi filime tugiye gukina nziza cyane abantu ndabashishikariza kuzayireba bita Small Woman umukobwa unanutse cyangwa se umugore unanutse nuko bimeze rero tukaba tubasaba kujya kuri sekati kora subscribe mu buri gihe no kujya tubahereza ibikorwa mbese ni byinshi cyane no ku ndirimbo tugiye kujya tubahereza kuri comedy tugiye kujya tubahereza rimwe na rimwe tubakubita no tuganira tumeze fresh mbese turamugira irungu ariko ndabashishikariza cyane ira filime bita Small Woman igiye gusohoka mugomba kuzayikurikira neza muzadushigikire ahantu hose mu sharing no ku nshuti zayo gusa twebwe turashaka gukora cyane kugira ngo tugere aho tuva tugire naho tugera ku buryo n'abatureba bazavuga bati aba bahungu mbese baba tugira n'inama bafite message batanga ku buryo umuntu wese urebye filime agomba kugira ikintu akuramo kimwubaka muri rusange murakoze ikindi rero twakongeraho nk'uko musanzwe mubigenza turashimira abakoze subscribe share comment na like ikindi nk'uko mwakoze kuri Empire ukomeza kuzamuka mukadufasha no kuri MISK TV kugira ngo MISK TV bize kuba ari uburyohe ikindi kuri projet dufite projet abari nyinshi kugira ngo
nkuko dupanga turacyari bato ntago turasaza cyane ntago dushesha kanguhe turi gukora cyane kugira ngo tugere aho tuva naho tugere nkuko bivuze dufashanya nk'urubyiruko dufasha abahungu bacu turi kumwe bari kuza mu bintu bya comedy hari n'abandi benshi nuko batabasha kuboneka gusa icyo tubakangurira mukomeze muturebe niko kabisa byemeze komeze kabisa icyo nabwira abadukurikiye nuko nababwira ko nabashishikariza kugumya kudushyigikira bamara kudushyigikira tukagenda tuzamuka natwe tukagera ku rwego rwabo bamara kudushyigikira twajya ku rwego rwo hejuru tukabasha kujya mbese natwe ahantu hashimishije ikindi nababwira nuko nabashishikariza kuzareba iyo filime igiye gusohoka ndetse ntabwo ari imwe urabizi ni ebyiri ndetse ndabizi neza ko zizabashimisha sana Iwana tukaba n'imiga yacu nayo ikaba yatugezeho umusa nk'abafite ubwoba kuri kamera twebwe kuri kamera wapi nta bwoba dufite twe n'ibintu tuba tumenyereye uyu muniga wacu yari bari mu nzira nawe yakuvuga intro gatoya akatubwira ninde mumenye ubundi atusangize ku mpano ye twumve ukuntu byifashe kiye message nzanye izina ryanjye nitwa Bob Wine. Bob Wine aho ndi nta muntu muzi witwa Bob Wine ra yabwo bikesha zino dread Bob Wine ni umuhanzi umuhanzi ngo wowe ubushaka kugira igishenge mu cya Bob Wine buriya none se Bob Wine ni umuhanzi Yes. Yego oya. Ni umuhanzi sana. Chaka niba hari indirimbo yuzi ntabwo waba ukunda umuntu ngo ubure ingoma ye wabuzi. Bob Marley, Bob Wine. Bob Wine ni Bob Marley. Bob Wine. Ni Marley ni Marley. Oya nta uwo muntu yemera turashangwa duhe hari indirimbo ye uzi. Uretse ko ndakubaza hari indirimbo ye uzi. Avuga gituba. Uretse ko ubwo si ngufashe ubwo upara umuntu ukabutazi n'ikangano cyo nakimwe yako nabyo byashoboka ari ukuntu ubufana umuntu bitewe no kwa mubonye reka mbanze mwibarize undi muhanzi wawe wemera ni nk'uwuhe kuko uragaragara nk'umusani of course ugomba kuba uri n'umuhanzi undi muhanzi wemera ni nk'uwuhe nawe nanga bose ndabereye ahubwo ngiye kujyosha ibintu yo guys ndabashimiye